muze duterane yemwe bwoko bw'Imana nimuze duterane ni kuwiteka avuga nimuze duterane turangize uyu murimo nimuze duterane twitegure gutaha nimuze duterane yemwe bwoko bw'Imana nimuze duterane ni kuwiteka avuga nimuze duterane turangize uyu murimo nimuze duterane twitegure gutaha hakenewe abagabo bameze nka Daniyeli bafite icyitegererezo kizana ubwenge hakenewe abasore b'intwari nka Yozefu turangize uyu murimo mwiza dutahe hakenewe abagabo bameze nka Daniyeli bafite icyitegererezo kizana ubwenge hakenewe abasore b'intwari nka Yozefu turangize uyu murimo mwiza dutahe abari ku rugerero abageze mu zabukuru abari ku rugerero buzuye umunaniro umurimo ubaye mugarohereza ingabo hakenewe aba Yozefu buzuye umwuka wera abari ku rugerero bageze mu zabukuru abari ku rugerero buzuye umunaniro umurimo ubaye mugarohereza ingabo hakenewe aba Yozefu buzuye umwuka wera hakenewe abagabo bameze nka Daniyeli bafite icyitegererezo kizana ubwenge hakenewe abasore b'intwari nka Yozefu turangize uyu murimo mwiza dutahe hakenewe abagabo bameze nka Daniyeli bafite icyitegererezo kizana ubwenge hakenewe abasore b'intwari nka Yozefu turangize uyu murimo mwiza dutahe hakenewe Esiteri ufata ibihe byo gusenga ngo anire uyu murimo ngo inkomyi zibeho Daniyeli yarasenze maze agwa kunesha natwe duhe imbaraga twitegure gutaha hakenewe Esiteri ufata ibihe byo gusenga ngo anire uyu murimo ngo inkomyi zibeho Daniyeli yarasenze maze agwa kunesha natwe duhe imbaraga twitegure gutaha hakenewe abagabo bameze nka Daniyeli bafite icyitegererezo kizana ubwenge hakenewe abasore b'intwari nka Yozefu turangize uyu murimo mwiza dutahe hakenewe abagabo bameze nka Daniyeli bafite icyitegererezo kizana ubwenge hakenewe abasore b'intwari nka Yozefu turangize uyu murimo mwiza dutahe turangize uyu murimo mwiza dutahe ngiye kubasuhuza mwebwe mwese mukunda gukurikirana ibi biganiro ni wa mwanya twigiramo ijambo ridufasha rikatwubaka ubundi rikatwongera ubumenyi ni mwene so rero musangiye urugendo rujya mu ijuru ntakiruta Imana Emmanuel mbere yuko mbabwira insanganyamatsiko yacu y'uyu mwanya reka nkuko mubimenyereye aho muri mwubaha Imana maze dusenge urera kandi urakiranuka muremyi wacu ineza yawe n'imbabazi bituriho turabibonesha amaso uhabwa icyubahiro ngaho tukuje imbere ngo tubabarirwe nawe ni wowe soko y'ubwenge buduhe nk'impano tugiye kwiga ijambo wavuze ngo twunguke ubumenyi budutera guhagarara neza no kugira umwiteguro tubere mwarimu muri uyu mwanya kandi ubwo tugiye gusangira iri jambo n'abo waremye twese imitima yacu ihurizwe mu buntu bwawe tubisabye mu izina rya Yesu amen
insanganyamatsiko y'uyu mwanya nanone turagarutse ku ngingo zivuga ubuhanuzi. Muri rwa rugendo twihaye rwo kugira bike tuvuga byavuzwe mu mateka no mu byanditswe byera ku buhanuzi. Uyu munsi turavuga ku itorero rya Sarudi ndetse n'ibidukundira turavuga gake no kuri Philadelphia. Ni ya migi yari mu Aziya nto kuko twabibonye, ariyo Yesu yifashishije amazina yayo akayita itorero rye rimwe ku isi, ariko ryabayeho mu bihe 7 bitandukanye. Rero Sarudi muri ubuhanuzi tugiye kwiga ni izina ry'urugiriki risobanuye ngo ni igisigaye cyangwa igisagutse. Icyakora kuko ururimi rushobora gusobanura byinshi, hari n'abavuga ko Sarudi ari indirimbo y'ibyishimo, hari n'abavuga ko Sarudi ari igikomangoma. Ibyo byose byashoboka, ijambo rimwe rikagira ubusobanuro bwinshi, ariko mu mucyo dufite Sarudi bivuze ngo igisagutse. Nk'uko twabibonye ubwo twigaga itorero rya Tuwatira ku murongo usoza w'iryo torero wa 24 w'igice cya 2 cy'ibyahishuwe, ngo ariko mwebwe mwese basigaye bituwatira, abo basigaye barokotse akarengane, abo basigaye batarokotse mu mpagarike mu mubiri gusa, oya, abo banasigaye barokotse ikinyoma, kuko hari abatinyaga kwicwa n'akarengane k'ubupapa bakayoboka ikinyoma, hari abari barambiwe imyizerere idakunzwe bakayoboka ikinyoma, ariko hari n'abasigaye bashikama ku kuri. Abo basigaye nibo biswe Sarudi. Iri torero rikaba ritangira 1755, hahandi nyine ya minsi yari yarahanuriwe Tuwatira yagombaga kuharenga igakomeza ikageza 1798 y'akarengane k'iminsi 1260. Ariko kubw'intore Yesu asezerana kwigabanywa, igabanywa uhereye 1755 igishyitsi kiriza ubundi kiba, akarengane karahagarara, abatangira kurokoka no gusigara bahera ubwo babarwa. Niyo mpamvu tuvuga ngo niho aba bantu batangiriye bakageza mu mwaka w'1833. Ikizwi kuri iri torero n'ubusangwe, ya migi twize amateka tubwira ko uyu mujyi wahoze ari umujyi ukize ndetse cyane, kandi iyi migi yose twagiye twiga kuri ubu twavuga ko hafi ya yose iherereye muri Turukiya y'ubu ngubu. Nuko uwo mujyi wari ukize, wari umujyi ukomeye, kandi n'ubundi turaza kureba impamvu zabyo. Ngaho ikizwi muri Sarudi rero ni ishingwa rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaho abasoma ibyahishuwe igice ni icya 13 umurongo no wa 11, haranditswe ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Ntabwo ubuhanuzi bwose buvugwa muno ngendereye ko turi bubwige, oya, ahubwo turi buvuga ubu tureba buvugwa mu iki gice. Inyamaswa n'ubwami kuba twatangiranye barabimenyereye. Inyanja ni abantu benshi kuba twatangiranye barabimenyereye. Ni byinshi 17 umurongo wa 15. Kuba inyamaswa ari ubwami cyangwa abami ni Daniel 7:17. Noneho muri iki gice cya 13 ugere ku murongo wa mbere hari inyamaswa yavuye mu nyanja, bwa rugami bwa Roma bwakomotse i Buraya ahatuwe n'abantu benshi. Ariko ku murongo wa 11 haje inyamaswa ivuye mu gitaka. Iyo bavuze igitaka rero cyangwa ahatuwe na bake, ni Amerika. Nawo mugabane wavumbuwe nyuma mu kinyejana cya 15, ndetse ibyayo bivugwa neza ko ubwo ngo yari ivumbuwe mu 1492. Ubu n'ubushakashatsi bwashyizwe ahabona n'uwitwaga Christophe Colomb, nubwo hari abandi bamubanjirije b'Abataliyani bo mu bihugu bitandukanye barimo nk'abitwa ba Amerigo Vespucci n'abandi benshi, ariko amateka nuko yabyanditse. Noneho uyu mugabo nubwo wari ukivumburwa,
nta bantu bawuturiye mu by'ukuri suko hatari abantu na bake, ahubwo hari bake cyane aho bita ba Marendians cyangwa se twavuga ngo ni abahinde cyangwa se ni abaturage baturagitse cyane bari batuye uwo mudugudu, uwo mugabane wa Amerika utaravumburwa ngo usirimuke nk'indi, barahageze mu buryo butangaje. Rero uyu mugabane bano bagorozi babaga i Burayi nk'uko twabize, bahagitswe n'ubutware bwa Roma, ndavuga Roma y'idini, ishaka ko bizera uko ishaka ko bayiha ubutunzi bwabo, ishaka ko bayikorera nk'ukorera Imana, ubyanze yicwa. Habayeho guhunga ku buryo kuva uyu mugabane wavumburwa kugeza mu kinyejana cya 17 hari hamaze kugerayo abantu benshi cyane, ariko bose mugabane munini bari bagiye umugambi ari nta wundi kwari kugira ngo bajyeyo bahature bagambiriye kurengera uburenganzira bw'umutimanama mu byo kwizera, cyane ko muri Bibiliya Yesu yari yarabivuze, aravuga ngo niba barenganiza mu mudugudu umwe muzahungire mu wundi. Ndababwira ukuri yuko umwana w'umuntu ntabwo azareguka ku bicu byo mu ijuru mwararangije imidugudu yose, aho guhungira hazaba hagihari. Barahunze rero bava i Buraya bajya gutura Amerika. Ikibajyanye ndabisubiramo, kwari guharanira uburenganzira bw'umutimanama mu byo kwizera. Nibutse abanyumva ko ibyo kwizera birakomeye, hagari byo gukinisha ngo bijenjekere. Binabaye ngombwa ibyo kwizera bituma umuntu ahunga, cyokora agahunga azize ibyo kwizera, adahunza azize ubujiji, adahunza azize ubuswa, adahunza azize kubeshywa, ahubwo agahunga koko azize ibyo kwizera. Rero aba barahunze baturira mugabane, bahageze rero ibyabo bivugwa ni byinshi. Reka mvuge mu gitabo cy'intambara ikomeye, ni urupapuro rwa 319, ndasomeye igifaransa. Ubwo bageraga kuri uyu mugabane wa Amerika, bagiye kurengera umutimanama mu bijyanye no kwizera, koko kwizera barakugundiriye. Ndasoma: l'écriture sainte était la base de leur foi, ibyanditswe byera byari rwo rufatiro rwo kwizera kwabo. La source de leur sagesse, yari yo nkomoko y'ubwenge bari bafite. La charité de leur liberté, kandi yari yo ntero y'umudendezo wabo. Ces principes dirigeamment enseignés dans la famille, amahame y'ibyanditswe byera iyo yabaga yigishanywe umwete mu muryango, à l'école et à l'église, bakayigira ku ishuri, bakayigira n'ahasengerwa, porter comme fruit l'industrie, l'intelligence, la chasteté et la tempérance. Icyo yarabyariye babaye abantu bakora. Buri wiga Bibiliya arakora. Bibiliya ntabwo itera ubunebwe. Iyo umuntu abaye umunebwe kandi aba mu bya Bibiliya, ntabwo aba ari byo arimo, ahubwo aba yarahunze imirimo ahungiye muri Bibiliya. Icyo Bibiliya yigisha uwayakiriye, aho umuntu w'umukozi, kandi koko akwiye gukora, kuko ubukristo budutegeka kurwana kuri bagenzi bacu. Ubukristo budusaba kwitangira abandi, ubukristo budusaba gusangira ibyacu n'abatabigira, ubukristo budusaba ko imbaraga zacu zibera abandi umugisha. Udakora rero ntiwasangira n'abandi ibyo utagira. Bagezeyo rero bize Bibiliya ibatera gukora, ibatera ubwenge bw'inditwe, baba abanyamico myiza kandi bagira kwirinda. On n'y peut passer des années dans les colonies de pureté sans rencontrer un ivrogne, sans entendre un blasphème, sans voir un mendiant. Washoboraga kumara imyaka n'imyaniko muri izo leta zabo utarahura n'umusinzi, utarumva usohora igitutsi mu kanwa, utarabona umuntu usabiriza. Donc urukundo bari bafite ntirwajyaga kwemera ko hari uwambara ubusa cyangwa ngo burare bizamugeze ku rwego rwo gusabiriza, ahubwo abandi babaga babibonye. Bari bafite ijisho ry'umwuka wera, ijisho ry'urukundo. Noneho nta wendaga gutuka undi,
nta musinzi wari kuhaba kuko ibyo kunywa ntibyari birimo. Noneho c'est fait démontrer que les principes de la Bible offrent les plus sûrs garanties de la grandeur nationale. Icyo nicyo cyerekanye ko burya amahame ya Bibiliya ari yatanze icyizere cy'ishyanga ryiza no gukomera kwaryo. Mbese ishyanga rishaka gukomera nta kindi cyarikomeza kiretse muri ryo higishijwe amahame ya Bibiliya. Nuko Amerika iragenda irakomera. Les colonies d'abord faibles et isolées, izo leta zabo ku ikubitiro zari zitataniye hirya no hino kandi ari nyantege nke, finir par devenir une puissante fédération d'États, byasoje zihindutse leta zunze ubumwe za Amerika, igihugu gikomeye. Et le monde avait avec étonnement se développé dans la paix, la prospérité, une église sans pape et un état sans roi. Nuko isi nayo iratungurwa kandi iratangara ibonye ukuntu mu mahoro n'umutekano nta nduru habayeho itorero ry'ikigogoro ubwo ry'abaprotestanti muri rusange ritagira papa utegekesha agahato. Habayeho na leta ikomeye nka leta zunze ubumwe za Amerika itagira umwami nawe bayoje agahato. Nguko uko leta zunze ubumwe za Amerika zavutse. N'aba bagorozi bahungiyeyo bagiyeyo nta kindi kibajyanye ari kugira ngo babone aho bahisha uburenganzira bwabo bw'umutimanama mu bijyanye no kwizera. Bagezeyo rero ubwami bwabo bumaze guhangwa, barangije baravuga bati muzi ukundi Buraya twari duhangayitse, abantu bashaka ko twizera ibyo bashaka kandi ari ibinyoma, abantu badutwaza agahato, abami b'ibihugu bafatanya n'idini kutuyobora mu byo tudashaka. None tugeze muri Amerika, turigenze, tubonye ahantu h'umudendezo, murahigwe. Ibisa n'ibyo duhunze ntibizagera hano. Bashinga amategeko abiri: kwishyira ukizana mu by'idini, kwishyira ukizana mu by'imiyoborere cyangwa se demokarasi n'ubuprotestani. Gusenga uko ushaka, igihe ushakiye, n'aho ushakiye. Nuko kandi wajya no kuyoborwa ntihagire ukuyoboza agahata agufashe ku ngufu, ahubwo hakabaho gutora, abantu bakayoborwa n'uwo bihitiyemo. Ni nayo mpamvu mujya mwumva Amerika yiswe igicumbi cya demokarasi. Nubwo twasomye ngo igeze ahivuga nk'ikiyoka, suko bizahora, ariko kwikubitira ivuka nuko byari bimeze. Noneho nibyo mwasomye ngo ni inyamaswa rivuye mu gitaka, ariko ngo ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Kubaza umwana w'intama nta mahane, umwana w'intama nta mahoro masa. Umwana w'intama wawe mukira ntunagukoreho kuko ntabwo ugira amahane. Ngo kuko ayo mategeko abiri yaragize itegeko nshinga ryabo bagitangira yari meza nk'umwana w'intama. Nuko Amerika ihangwa gutyo. Noneho kuri Sarudi cyangwa se abari barokotse kara karengane, abari barokotse biriya binyoma batabiyobeyemo, abenshi muri bo bakagira n'amahirwe yo guhunga bakava i Buraya bagahungira muri Amerika. Byabayeho urugendo rw'imyaka myinshi, barahunga bajyayo barahuzura. Aya mahame bari bajyanye iyo mu mutima yabahaye amahoro, guturana neza, gukundana. Nuko baragenda barakora kuko nta mukiri tuba umunebwe. Abantu bajye babyumva, abantu be kujya bitiranya. Hari abantu binjije cyane bajya bitiranya ngo ubwo ndi umukozi w'Imana, ngo nta bindi nkora, ngo nitangiye umurimo w'Imana. Oya, ntabwo urusha Pawulo wavuze mu Batesalonike ba 2:7 avuga ko ku murongo wa 10 yaravuze ngo udakora ntakabikoremo, udakora ntakarye. Iyo wayobotse Imana, iyo uri umukristo, Yesu akurimo, mu bikuranga biruta ibindi n'ugukora, kuko ubuzeweho ubutegerejweho ubufasha buzazahura abandi. Nuko barakora ibyo bita industry, barakora batera imbere. N'uyu munsi wa none akajisho bafite, gukomera bafite, imbarutso niyo ngiyo, nubwo inyuma hari ibyahindutse. Noneho Bibiliya ifite icyo yabavuzeho. Bibiliya ifite icyo yabavuzeho. Ndasoma Ibyeshuye 3 umurongo wa 1. Ndasoma ibyo yabavuzeho byose, nsobanure bike cyane. Haranditse ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti: ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi.
jya amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye yuko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane, ariko nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenye igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'Abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Ngayo amagambo Yesu yabwiye abo mu itorero rya Sarudi. Ngaho reka tugende dusobanura bike cyane. Ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi, aho bita mu gifaransa le mort vivant, abapfuye bahagaze. Byari bitewe n'iki abantu batangiye ari beza? Byari bitewe n'iki aba bantu bahunze akarengane bakiyemeza bakava i Buraya bakajya Amerika bambutse inyanja itari nto? Byari bitewe n'iki abantu bagenze ingendo zarimo n'akaga kuko hari n'abataragezeyo kubera impanuka ziba mu mazi? Byari bitewe n'iki abantu biyemeje gutandukana n'imiryango yabo batari bahuje kwizera bakagenda ngo bajye kurengera umutimanama wabo mu byo kwizera? Ngo mu gahe gato cyane katangana n'ikinyejana babwirwe ngo, cyangwa se ibinyejana bibiri, babwirwe ngo ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Byari bitewe n'iki? Bana b'Imana, cya gitabo twahoze dusoma cy'intambara ikomeye, urupapuro n'ubundi nasomye rwa 319 ni icyigisho cya 16, harimo ijambo rivuze ngo hahandi tuvuye hatubwiye ko bari beza, nta gitutsi wahumva, utaharabuka umusinzi, utabona usabiriza kuko babaga bakemuye ikibazo kare, haboneka idini nziza ikomeye itagira papa ngo bayoboze agahato, haboneka leta nziza itagira umwami cyangwa igikomangoma ngo kibatwaze ingufu, ahubwo baba muri demokarasi, kwishyira ukizana. Nuko ku bw'ayo mahoro n'uwo mudendezo n'uwo mutekano, ndakomeza nsome, mais les fours sans cesse plus nombreuses à travers les rives de l'Amérique étaient poussées par des mobiles bien différents de ceux des premiers pèlerins. Ariko hanyuma imbaga nyamwinshi y'abanyamuza vuba nayo yerekeye muri uwo mugabane w'Amerika ijya kuwuturamo, ariko bo baza bakuruwe n'ibindi, bakuruwe n'impamvu zihabanye cyane n'abo bababanjirije bagiye kurengera ibyo kwizera. La foi et les vertus des premiers temps, bien que continua à exercer sur la masse une influence bienfaisante, kwizera n'imico myiza byabaranze ku ikubitiro, kabone n'ubwo byakomeje kwirangira kandi bikagira imbaraga yaguka no mu bandi, diminuer dans la mesure où augmenter le nombre de nouveaux venus uniquement à vide d'avantages matériels. Ariko byagiye biragabanuka uko banyamuza vuba bajyaga bisuka kuri uriya mugabane, bazanywe gusa no gushaka inyungu z'ibintu. Hariyo business, ucuruza ntawe ukwambura, amafaranga wayikorera no ku mutwe, nta bajura babayo, hakozwe inganda, haba imirimo, ubushomeri burino ntiburangwayo. Nuko banyamuza vuba baragenda bajya kuhatura, ariko batandukanye na babandi bagiye mbere. Ubwo muri make abambere babajwemo n'indi myuka badahuje, nuko bigenda bigabanura kugeza uyu munsi wa none, ubwo twasomye ko Amerika iriya yarengeraga ibyo kwizera, bidatinze izavuga nk'ikiyoka, kandi abiga ubuhanuzi bo barabirebesha amaso, si ibyo kurindira gusoma. Nuko aba bantu Yesu abarebye, ubwo ni nkaho yakavuze ati, i Buraya aho mwavuye muhunga, abahatuye bose barahangayitse bavuga bati, nubwo twicaye, nubwo dutuye, nubwo dutuje, ariko Amerika ituwe n'abantu b'ibihangange barwanya ibinyoma byacu. Ubwo ni izina ry'uko bariho. Iyo bavuye baracyababara nk'abariho, ariko hariya ntibagisoma, ntibagisenga, ntibakibwiriza ubutumwa. Ibyo birasobanuye ngo ubwo batagisoma bakaba batagisenga nta no kubwiriza ubutumwa, barapfuye mu by'umwuka. Ari nayo mpamvu mu byinshi igice cya 6 muhereka umurongo wa 9
hari abonye umwana w'intama amenya ikimenyetso cya gatanu ngo nuko imyuka yabishwe itakira munsi y'igicaniro ngo mwami wera w'ukuri uzageza ryari kudaca amateka no kudahora amaraso yacu uhorera abari mu isi ngo babwirwa kumara ikindi gihe gito baruhuka ngo bahabwa igishura kera ngo babwirwa kurindira kugeza igihe umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bazicwa nka buzuzurira. Mu by'ukuri nta imyuka yabishwe yatatse ntibaho, nta wapfuye utaka, nta wapfuye uvuga, ahubwo abantu munyumve ko n'ubuhanuzi, kandi iyo twiga ubuhanuzi nk'uko twabitangiye tubivuga, icyo usomye ntukire kuko ahubwo uragisobanura kuko aba ari ubuhanuzi. Ngaho ubwo ni Petero iya 2:19 kugeza 21 ko nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu ashaka, burasobanurwa icyo kora ntusobanura uko wishakira. N'Abakorinto ba mbere 2:13 dusobanuza iby'umwuka bindi, ubwo ukunda kubisomoka nabisobanura. Ni byakozwe 8:30 igihe Nkone yasomaga igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, Filipo arayibaza ngo ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi aramubwira ngo nabyumva nde ntabonye unsobanurira, ngo itegeka ko bahagarika igare. Filipo arurira arayisobanurira. Ubuhanuzi barasobanurwa. Nehemiya 8:8 basoma mu gitabo cy'amategeko, gusoma kumvikana, ubwo ni mu gutwi, gusoma kumvikana, barasobanura kugira ngo abantu bumve ibyasomwaga. Rero dusobanuye ubuhanuzi, iriya myuka yabishwe ibivugwa ni mu itorero rya Tuwatira, haravugwa iki gihe cy'itorero rya Sarudi. Iriya myuka yabishwe yatakiye munsi y'igicaniro, Sarudi niyo iri kuvugwa. Bisobanuye iki? Kuko nta wapfuye uvuga. Ni umubwiriza 9:5. Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bazi, ntacyo bizeye, nta ngororano, ntibakibukwa. 10 umurimo wawe werekejeho amaboko, ukorana umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo, nta migambi, nta kumenya, nta n'ubwenge. Nta wapfuye uvuga, nta wapfuye umenya, ntiyagusengera ntiwanamusengera. Wapfuye biba birangiye. Ari nayo mpamvu weho unyumva ibyo ukiranura, ujye ubikiranura, ujye uhumeka. Hirya yo gupfa ntacyo wakiranura, nta n'abagufasha kugikiranura. Noneho gutaka kwayo rero nta yatatse, ahubwo birasobanuye ngo aba bantu b'Isarudi bagiye muri Amerika bajyanywe no kurengera uburenganzira bw'umutimanama mu byo kwizera, bakabwiriza ijambo ry'Imana kugeza ubwo utakumva igitutsi n'usabiriza ntubone n'umusinzi. Aba bagombaga kubikomeza, ariko uko bari babonye amahoro, nk'uko twabibonye ko amahoro ajya gusha itorero, niko bagiye bagabanya intambwe, baradamarara, baradabanga, umurengwe urabica, ibyo gusoma no gusenga no kugorora barabiparika. Ijuru ribarebye ravuga ngo mufite izina ry'uko muriho, nyamara muri intumbi. Noneho byari bitwaye iki rero? Matayo 24:14, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ubube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwikaza. Ubutumwa nibubwirizwa Yesu azaza. Yesu naza abapfuye bazazuka. Ubwo n'Abatesalonike ba mbere 4:16 kugeza 18. Yesu naza abapfuye bazazuka. None Sarudi ntibari kubwiriza. Ubwo bari kubwiriza Yesu ntakije. Ubwo Yesu atakije abapfuye ntibakizutse. Niyo mvugo mpanuzi yavuze ngo ni imyuka yabishwe yatatse ngo uzageza agiye ari kudahora amaraso yacu. Ariko mu by'ukuri ni nk'abavuze bati kuki mutari kubwiriza? Ni imvugo mpanuzi ivuye mu kanwa ka Yesu kugira ngo irengurire kuri bo batari kubwiriza ngo Yesu aze kandi abapfuye bazuke. Nuko ngibyo ivuga mu gice cya 6 umurongo wa 9 haravuga iri torero rya Sarudi. Noneho ndongera mvuge ku murongo wa 2, yuba amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, ko nabonye ko nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Ibisigaye bigiye gupfa. Bari baragoroye, bari barashyize habona umucyo mwinshi kuva mu bagorozi nka Baruteri hiryo, bari barashyize habona amafuti 95 y'ubuyobe bwa Roma. Ariko nubwo bimeze bityo, kubera ko Imana igitanga umucyo ni ruto, ntabwo yishura umucyo wose mu mwanya umwe kugira ngo abantu tabacanga cyangwa no kuwihanganira bikabananira. Ubwo ni Yohana 16:12 Yesu abwira abigishwa be ngo ndacyafite byinshi byo kubabwira, ariko ntimubasha kubyihanganira ubu. Yajyaga apfonyora, muzabisoma no mu gitabo cyitwa Evangelize cy'Igifaransa, ngo umukiza yaratunze ukuri kose. Ngo ariko ntiyajyaga anezezwa no kuguhishurira abigishwa be mu mwanya umwe.
ngo yajyaga bapfonyurira agace kajyanye n'iterambere abifuriza mu by'umwuka. N'uyu munsi niko bimeze, ntabwo kuri kose turaguhabwa ku buryo bavuga ngo njye nararangije nashyizeho n'agatemeri, uko bucya hari n'ukuruzi uzajya wongera kumva mu yindi mvugo ye. Noneho aba bo by'umwihariko kuva mu bihe by'umwijima isabato ihinduka, nubwo ku isi hatigeze habura abaruhuka isabato, iri jambo muryumve, mu bihe by'umwijima isabato yarahinduwe hashyirwaho icyumweru. Nubwo ku isi hatigeze habura abantu baruhuka isabato, ariko babaye abagorozi bakomotse kuri ba Ruteri n'abandi bavuye i Roma baruhukaga icyumweru. Ntabwo Imana yari iragashima ko uyu mucyo bawubona wose icyarimwe. Ubwo nirwo rugero rumwe mbahaye, babwirwaga ngo bakomeze ibisigaye bigiye gupfa. Hari byinshi byari bitaragasobanuka, aba baruhukaga icyumweru. Ubwo rero urumva ko urugendo rwari rurerure ngo bagere mu mwuzuro w'umucyo, amategeko 10 y'Imana Yesu ko yakabaye yashyigwe hariya bayubahirize nk'abayoboke bayobotse Imana. Ariko ntabwo Imana yabagayaga cyangwa ngo ibange cyangwa ngo ibibahore. Oya, Imana ikwemera ukuri hakurikije umucyo wahawe. Icyakora iyo wishuriwe umucyo ntugenderemo byo wabizira. Mbabwiye ijambo ko kuva isi yabaho nta munsi n'umwe, nta gitondo, nta kigoroba bwije cyangwa ngo buke hatariho abantu baruhuka isabato. Icyo ntikigeze kibaho. Ndabisoma mu ntambara ikomeye, page 36 ni icyigisho cya 4. Dans d'autres pays situés en dehors de la juridiction de Rome, mu bindi bihugu byari bituye hirya y'aho Rome itegeka, vivaient des groupes de chrétiens qui avaient presque complètement échappé à l'apostasie papale. Habaga udutsinda tw'abakristo byasaga nkaho barokotse burundu ubuhakanyi n'ibinyoma by'ubupapa. Entourés de païens, ils avaient au cours des siècles accepté quelques-unes de leurs erreurs. Ni koko babitewe no guturana n'abapagani igihe kirekire, ibinyejana bikirenga, hari imwe mu migenzo ya gipagani bari baremeye, mais ils continuaient de considérer les saints livres comme leur unique règle de foi et de vie. Ariko bari bagikomeje gufata Bibiliya nk'igitabo shingiro cyo kwizera kwabo n'imibereho yabo. Et restaient fidèles à bon nombre de ces enseignements, kandi bari bagikiranuka ku nyigisho nyinshi zitagira ingano zivugwa na Bibiliya. Ces chrétiens croyaient à la perpétuité de la loi de Dieu. Abakristo bizeraga ko itegeko ry'Imana ridahinduka, et observaient le repos du 4e commandement, kandi abaruhukaga isabato cyangwa se ikiruhuko cyo mu itegeko rya 4. On trouvait des églises de ce type en Afrique centrale. Aha dutuye muri Afrika yo hagati, muri iyo myaka y'icyo gihe cya kera, amatorero nk'ayo yarahabaga aruhuka isabato. Parmi les Armaniens et de l'Asie mineure, kandi no muri Rumaniya yo muri Aziya ntoya, amatorero nk'ayo ngayo aruhuka isabato atarigeze yirekura yabagaho. Ndetse mbwire nabize amateka, nitugera kuri Laodikiya isabato yongeye gushyirwa habona ku mugaragaro. Nubwo bari bayibonye, ntabwo ari bari babaye abambere ku isi, hari abari basanzwe bayiruhuka mu mucyo ungana n'uwo bari barakiriye. Rero aha niho twari turi ku ijambo rivuze ngo nabonye nta mirimo mwakoze imbere y'Imana yanjye. Si uko ntacyo bakoze, ahubwo utarusi ikivi ntubishimirwa. Ezekiel 18:24 ngo umukiranutsi wanjye nakora ibyo gukiranuka byinshi, ariko ku musozi agakora kimwe cyo gukiranirwa, ngo ibyo gukiranuka yakoze ntibizibukwa, icyo kibi cye nicyo azazira. Rero niko Imana ibara, ntabwo ibara ubwinshi bw'ibyo wakoze nk'umutima mubi wagira wo kwigomera, nubwo wayigomera ku ngingo imwe. Noneho bana b'Imana, Bibiliya irongera avuze ngo icyakora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo, abo nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Amazina make y'abisarudi ngo batanduje imyenda yabo bazagendana nanjye. Ubwo kubumva ubuhanuzi murumva ko Yesu agifite urugendo rukigenda, kuko umucyo we ugenda wiyongera. Itorero rye ni rimwe ariko ryabayeho mu bihe 7 bitandukanye. Ubwo urumva ko hari indi ntambwe igiye gutegwa, hari urugendo rwari ruri imbere, tuzarureba mu matorero yandi tuziga. Ayo mazina make n'abantu bagenze ibimenyetso byo kuza kwa Yesu. Matayo 24 twarahize mu itorero rya Tuatira, ariho hadushyikirije
kuba mw'iri torero rya Sarudi. Ngaho ndongera asome umurongo wa 29 ahavuze ngo hanyuma 24-29 hanyuma y'umubaro wo muri iyo minsi umwanya izuba rizijima, ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo ari ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Ku musozo wa Sarudi kuva 1155 aho yatangiriye, harimo abari bafite gushishoza, babonye icyo gishyitsi kibaye ntibabifata nk'ibisanzwe, ko mu biranga kuza kwa Yesu hazabaho n'imishyitsi. Icyo kimenyetso barakizirikana. 1180 ukwezi kuba amaraso, uwo mwaka izuba ririjima, ibyo bimenyetso byose barabibona. Noneho baravuga bati kandi ibi ni ibimenyetso byo kuza kwa Yesu. Aya mazina make ngo niyo yavuze ati kandi abazajyana bura n'abakundana, abazajyana n'abafite umwiteguro wo mu mutima, bamaze kugenzura ibimenyetso. Reka mbabwire, bari mu witwa William Mireri, uzwi mu mateka maremare. Mbibutsa ko kwikubitira ubuzima bwe yari umudeiste, yari abemera Imana ariko batemera ibyanditswe byera. Ngira ngo mbibutse ko niwe ngo wajyaga yicara agakosora Imana mu mutima, akavuga ati ariko nubwo Imana iriho yaturemye, ngo ariko hari agakosa yakoze, ngo kuba umuntu abaho n'ubwo bwema n'ubushongore yarangiza agapfa bikarangira uko, hirya yo gupfa ntihaba ubundi buzima. Ngo icyo kintu Imana yarakishe, ariko ubwo yabaga bitewe nuko atemera ibyanditswe. Umunsi umwe rero niho yabiyobotse, ari gusa nk'uwikinira, asoma Bibiliya, abaguye ahavuze umuzuko, bimara inyota yaramaranye iminsi ko yifuzaga ko nyuma yo kubaho hazabaho ubundi buzima. Nuko akunda Bibiliya arayisoma. Ari muri bake bagenzuye ibimenyetso, bamenya ko Yesu agiye kuza, bahinduka itorero rya gatandatu, ari ryo twimukiraho ryitwa Philadelphia. Ndabisubiramo, kubwo kugenzura ibimenyetso byo kuza kwa Yesu, kubwo gusonzera mu mutima kumwitegura, bahise bahinduka itorero ryitwa Philadelphia. Ubwo ritangira 1833 rikageza 1844, aho Laodikiya itangirira izageza imperuka. Philadelphia, iri jambo bwaryo rirasobanuye ngo ni urukundo rwa kivandimwe, ni urukundo rwa kivandimwe, brother love. Philadelphia ni urukundo rwa, ni ikigiriki, bisobanuye urukundo rwa kivandimwe. Aba rero barakundanye koko, ariko nge sintinda kugukundana gusa, ahubwo nko kuba Yesu agiye kuza, bakaba baranashatse uko bagenzura neza imibare n'igihe, hafi no kumenya n'ahantu. Mwibuke ko bari basanganywe ubuhanuzi bwo muri Daniel 12. ndabusoma umurongo wa 11, ndasoma umurongo wa 11 w'icyo gice, Daniel 12. Ubuhanuzi nabwo hari akantu bwari bwarashyize mu bwenge bwabo, kagaragaza cyangwa se bujya kuvuga ibyo kuza kwa Yesu. Ngaho ni igice cyavugaga iminsi y'imperuka, ariko uhereye igitambo gihoraho kizakurirwaho, bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1290. Hahirwa uzategereza ku minsi 1335. Ibihe byinshi iyo habaga harabi igikomeye, ibihe n'amatariki byaravugwaga, yenda abantu ntibamenye neza nyirizina, ariko nibura iyo minsi naho hantu amatariki akaba ariho. Ngaho gukugwaho kw'igitambo gihoraho ni umwaka 508. Ni igihe idini ya Roma yavugaga ko umuntu ashobora kukubabarira ibyaha atari Yesu, ko munyumve mwese ukoze icyaha, Bibiliya ikivuga ngo bana banjye mbandikire ngo mudakora icyaha. Cyakora nihagira ukora icyaha, dufite umurengezi kuri data twese, ni Yesu. Ukoze icyaha wese kugira ngo kibabarirwe agikire,
ni ugupfukama imbere y'Imana akayisaba imbabazi mu izina rya Yesu. Nguko uko dukira icyaha. Yesu niyo mpongano y'ibyaha byacu. Ibyakozwe 4:12 nta rindi zina munsi y'ijuru dukwiriye gukirizwa muri irya Yesu. Muri 508 niho habaye cyangwa se niho point de départ abantu bahera babara ibyo bihe by'iminsi y'imperuka. Baravuze ngo uhereye igitambo gihoro kizakurirwa, uhereye igihe habonetse undi muntu wababarira ibyaha atari Yesu, uhereye igihe habonetse ubundi bugiro bwa indulgensia na penitensia byagukiza ibyaha atari wowe upfukamye ngo ubibwire Yesu, uhereye igihe umuntu wamupfukamye ukamubwira ibyaha wakoze atari wowe wabikoreye, biremewe ko wibye ibigori ujya kumusaba imbabazi, biremewe ko watutse no wateye ibuye ujya kumusaba imbabazi. Ariko kujya gusaba imbabazi z'ibyaha utabikoreye, kujya kubwira ibyaha utabikoreye ngo ni umukozi w'Imana ngo ni iki, ibyo ni ubuyobe bwaje muri uyu mwaka 508. Gukora ibyo uhagarara muri uwo mwanya akemera kubwirwa ibyaha by'abantu niwe wayishyize mu kimbo cya Yesu, nibyo byiswe gukuraho igitambo gihoraho. None uhereye igihe kizakurirwaho hazaca iminsi 1290. Ngaho ufashe 580 ugateranya imyaka 1790 290 byakugusha mu 1798. Handi Papa Pio wa gatandatu yishwe na Napoleon Bonaparte ari wisi yakangutse kavuga uti ubwo nabagu bamunigiye muri gereza bugiye imbabazi z'ibyaha ntiziri muri we. Aha abantu barahumuka basa n'abavuye mu rujijo. Ariko ntibyari birangiye ngo hahigwa wagombaga gutegereza akageza imyaka 1335. Ubwo nawe umubyumve kuko umunsi muhanuzi ni umwaka, niyo mpamvu nyise imyaka nayo no kuva muri 508 ukayijyana gufata 508 ugateranya 1335 byakugusha mu 1843. ubwo bishyira 4 Yesu ava hera yinjira hera cyane ho mu ijuru, nkuko tuzabyiga mu isomo rigiye gukurikiraho. Rero aba bagaragu b'Imana ibyo byose barabigenzuye, avuga bati bujya uzategereza, utegereje ariho haje ibyo bita adventism, gutegereza. Ahiga uzategereza, abategereje na inkomoko niyo ngiye. Ibyo byose babihuza, igishyitsi, kwijima kw'izuba, kwijima ukwezi guhinduka amaraso, ubuhanuzi bwo muri Daniyeli 12:11 byose bagasanga bujya kuza kwa Yesu kwegereje. Aba bakundana urukundo rwa kivandimwe, biga ubundi bahanuzi ngo bamenye ngo ubwo agiye kuza ko muri Amosi handitse ngo nta kiwiteka azakora atabanje guhishurira abagaragu be ibihishwe. Ntabwo twamenye igihe hazazira nyirizina, tukamenya n'itariki. Niho bize Daniyeli 9 ahavuga iby'ibyumweru 70. Niho bize Daniyeli 8:14 ahavuga iby'iminsi 2300. Mbibutsa ko umunsi mu bahanuzi uhanye n'umwaka, kandi ibyumweru 70 bigizwe n'iminsi 490. Kandi iyo minsi 490 ni umugabane ubanza w'iminsi 2300. Ubwo abazabona uko bishushanije ni ukuvuga ngo iyo minsi 2300 babaze bashingiye ngo bamenye igihe Yesu arazira. Kuko muri Daniyeli 8:14 haranditse ngo hazaca iminsi 2300 uko bukeye bukira, hanyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Ibi mbibutse ko kera mu gihe cy'Isirayeli bagiraga ubuturo bwera, kambu bubakire mu bwenge bwanyu, bukagira urugo hanze. Wava mu rugo ukinjira mu nzu mu cyumba kibanzizwamo cyitwa hera, wava mu kibanzizwamo ukajya mu cya kabiri cyitwa hera cyane. Aho hanze mu rugo habaga ibintu bibiri. Ku ruhande rwo haraguru habaga igikarabiro cyagishinzwe umugenzo wo kwiyeza. Ku ruhande rwo hepfo habaga igicaniro cy'ibitambo, aho batambiraga ibitambo bikongorwa, aho inyama ziraribwa n'abatangi zatekwaga. Aho hose niho byaberaga. Winjira mu cyumba kibanzirizwamo habaga mweza y'imitsima 12 yamurikwaga. Hakaba igicaniro cy'imibavu cyabaga ahajya kwegera umwenda ukingiriza hera cyane. Hakaba n'amatereko, ibitereko 7 by'amatabaza byabaga hagana hepfo mu cyumba kibanzirizwamo. Wakingura umwenda habaga mu isanduku y'isezerano yarimo amategeko 10.
hejuru hari abakerubi bayitwikiriye ku mutemeri wayo w'imbabazi. Ngibyo ibyabaga mu buturo bwera, kandi ibyo byose byabaga mu buturo bwera byagereranyaga Yesu. Ibyo barabyise. Ubwo ndi mu ishuri ryizwe n'aba bantu b'i Philadelphia. Ibyo byose uko mbivuze byagereranyaga Yesu. Uhereye hanze, igikarabiro cyagishinzwe umugenzo wo kwiyeza, uberesha ukuri ijambo ryawe n'iryo kuri, ni Yohana 17:17, kandi ijambo ni Yesu. Ibyo bitambo Abaheburayo 8:7, niwe mutambyi niwe gitambo. Uje ku bitereko by'amatabaza, Zaburi 119:105, ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye, kandi iryo jambo ni Yesu. Ugiye ku mitsima, ni nge mutsima w'ubugingo, uwo ni Yesu, ni muri Yohana 6. Ugiye ku mibavu, uwo ni Yesu. Ugiye ku mwenda, Abaheburayo 10:20, ngo twinjire mu mwenda ukingiriza yera cyane, ari we mubiri we, uwo ni Yesu. Ugiye mu mategeko, ni Imigani 26:23, ngo itegeko nitabaza, ngo kandi itabaza no mu mucyo, ibyo byose ni Yesu. Mbese ibi byose byari mu buturo bwera byashushanyaga Yesu. Noneho barabyiga bakibuka ukuntu hari imirimo yakorerwaga buri munsi ahera. Ni igitambo cy'umuntu ku giti cye, ni igitambo cy'Isirayeli cyatambwaga buri munsi mu gitondo na nimugoroba. Bakibuka ukuntu umunyabyaha watambiwe icyo gitambo yababarirwaga, kuko umutambyi yariye inyama z'icyo gitambo yazanye, n'amaraso akayaminjagira kuri wa mwenda. Noneho n'urugimbu n'imibavu akabishyira ku gicaniro cy'imibavu, Imana igahumurirwa neza ikamubabarira. Ngo ariko nubwo iyo operasiyo yabaga irangiye agataha ababariwe, ibyo byaha byagumaga mu buturo bwera. Noneho rimwe mu mwaka abatambyi benshi bakitoramo umwe witwaga umutambyi mukuru, agakingura umwenda akinjira hera cyane, akajya kweza ubuturo bwera. Nuko Isirayeli ikababarirwa, noneho ikabihongerewe muri rusange. Barangije bari kwiga ubuturo bwera, nibwo bavuze bati ku iherezo ry'iminsi 2300 byanze bikunze ubuturo bwera buzezwa n'iyi si yacu, Yesu azaza. Reka tubare rero azaza ryari. Bahera aho iriya myaka ibarwa ihereye ku byumweru 70, uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana. Ubwo nagiye muri Daniyeli igice cya 9, uhereye igihe bazategeka kubaka Yerusalemu bayisana. Ibyo byabaye muri 457 mbere y'ivuka rya Yesu. Nuko kugeza kuri Mesiya umutware hazacaho ibyumweru 7, hacaho ibyumweru 62, nuko bigere kuri Mesiya hongera hacaho icyumweru kimwe. Ubwo nukuvuga ngo ibyo 7 byabanje ni imyaka 49 urusengero rw'i Yerusalemu rwasanywe, kuva muri 457 kugeza 408 imbere y'ivuka rya Yesu. Ibyumweru 32 byakurikiyeho bihera 408 imbere y'ivuka rya Yesu, bikageza 27 imbere y'ivuka rya Yesu, bihwanye n'imyaka 434. Icyumweru kimwe cyaherutse gihera 27 kikageza 34, kuko kimwe gihwanye n'imyaka 7. Ku 27 nibwo Yesu yabatijwe, yarari mu kigero cy'imyaka nka 30, atora intumwa ze zitangira kubwiriza ubutumwa. Bibiliya iravuze muri Daniyeli 9 ngo uwo mutwara azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, ubwo ni ya myaka 7, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Ubwo no kuvuga ngo 27 atoye intumwa ze, barabwirije, bigeze 31 nimo hagati arabambwa. Ya maturo yamushushanyaga, ibitambo byamushushanyaga bimwe byakongorwaga ku gitambo, ku gicaniro cyo hanze, birahagaze kuko yari abaye igitambo, abaye umutambyi. Bigeze 34 niho cyari kirangiye, abamwanze bakamubamba, babihamya bateye Stefano amabuye. Ubwo imyaka 70 yari ibyumweru 70 bihanye n'imyaka 490 byari byaragenewe abayuda, biba birarangiye. Aba bantu barabyize, barangije bati noneho rero iminsi 2300 ku myaka 490 tubonyeho yarangiriye, isigaye turayigenza dute? Bakuramo basanga hasigaye 1810, nayo bayiteranyaho basanga igera mu 1844. Niho bavuze ngo Yesu azaza, n'itariki barayitangaza, baramutegereza nk'uraza. Ngibyo byabaye kuri Philadelphia. Noneho rero bagaragu b'Imana, iyo tariki ntabwo yaje, kandi ntibari bibeshye.
nta nubwo bari babeshye, ahubwo byari bifite impamvu. Reka tuyirebe muri Bibiliya, reka tuyirebe muri Bibiliya. Ngaho ibyahishuwe, turebe ubutumwa bwabwiwe iri torero, noneho abantu mumenye uko ibintu byagiye birakurikirana. Ibyashuye 3 uhereye ku murongo wa 7. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi nawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntibihakane izina ryanjye. Dore ngo haye bamwe mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata baze kukubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye uko nagukunze. 10. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza bari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ngubu ubutumwa ab'i Filadelifiya bahawe, bufite ubusobanuro muri magufi bukurikira. Ubandikira ni Yesu, niwe wera kandi w'ukuri, niwe nkomoko y'ibyo Imana yaremye, niwe ukinga ntihagire ukingura, niwe wabwiye ngo nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye. Uru rugi rukinguye, nibutse abasomyi, kwari ukumenya ubuhanuzi, bendaga kumenya ubuhanuzi. Mbabwire ko bari bapanze itariki Yesu azazaho, ariko bendaga kumenya ko Yesu ataraza ku isi, ahubwo arava hera ho mu ijuru, akinjira hera cyane ho mu ijuru. Kuko niba bwa buturo bwera bwaragiraga hera habanzirizwamo, na Yesu ava ku isi yakoreye hera ho mu ijuru. Niba rimwe mu mwaka umutambyi mukuru yarakoraga umugenzo wo kwinjira hera cyane ngo yeze ubuturo bwera, byari bikwiye ngo n'ibyo mu ijuru Yesu nawe abikora uko ava hera ho mu ijuru yinjira hera cyane ho mu ijuru, kuko byanditse mu Baheburayo 9 uhereye ku murongo wa 23. Nuko no mu ijuru, kuko kuva 25:8 ubuturo bwera bwubakwa ku isi, Imana yaravuze ngo babureme, n'umurongo wa 40 ngo babureme, ngo ubwo ku isi babureme, ngo barebeye icyitegererezo cy'ubwo mu ijuru. Ngo ubuturo bwera bwo ku isi yari fotokopi, original yari mu ijuru. Kubw'ibyo rero ibera ku isi no mu ijuru niko byagombaga kuba bigenda, iby'isi bikigana ibibera mu ijuru. Rero Yesu ntiyari kuva mu ijuru ngo aze ku isi, ahubwo yagombaga kuva mu ijuru akajya ahandi mu ijuru. Nuko ubuhanuzi bugasohora bwo muri Daniyeli. Kanze ndemo umurongo muri Daniyeli igice cya 7:13. Hanyuma nyitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru, aza umujyi umwe, asanga wa mukuru nyiribihe byose bamumugeza imbere. Usa n'umwana w'umuntu ni Yesu. Daniyeli amubonye aziye mu bicu byo mu ijuru, ariko ngo aza umujyi umwe cyangwa arabereka ngo bamujyanire umukuru nyiribihe byose bamugeza imbere. Yesu yavuye ahera ho mu ijuru, ntiyaza ku isi, ahubwo ajya ahera cyane ho mu ijuru. Nkuko ibyo ku isi byagendaga n'ibya original mu ijuru niko byagombaga kugenda. Noneho rero aba urugi rukinguye bari babwiwe, bendaga kumenya ubuhanuzi. Mbwira abantu basoma muri Daniyeli igice cya 12, ahavuze ngo benshi bazajarajara kandi ubwenge buzagwira. Abantu bamwe iyo basoma uyu murongo bavuga ngo benshi bazajarajara kandi ubwenge buzagwira, hari abajya bagerageza gushyigikira imyizerere yabo y'ibinyoma, babona uwayitaye ayivuyemo, bakavuga ati byaranahanuwe ko benshi bazajarajara kandi ubwenge bukagwira. Ariko aya magambo yo muri Daniyeli 12 umurongo wa 4 hari, nibaza ko ari uvuga ibyo. Daniyeli 12 umurongo wa 4, kandebe ko ariho. Yego, toi Daniel, tu es secrète ces paroles, et c'est les livres jusqu'au tas de la fée, pour dire alors les rideaux et la connaissance augmentera. Avuze ngo benshi bazajarajara, ngo nuko Daniyeli bumba igitabo
ugifatanisha ibimenyetso kugeza mu minsi y'imperuka. Benshi bazagisoma kandi ubumenyi bazavanamo buziyongera. N'abasoma icyongereza nuko handitse elere connaissance augmentera. Kujarajara kwari gucukumbura ubuhanuzi ni cyaba basezeraniwe ngo shize imbere yawe urugi rukinguye mugiye gucukumbura ubuhanuzi. Hari birabacanga bibatere kumenya n'icyo mutari muzi. Noneho rero ubumenyi bugwire, ntabwo ubwenge buzagwira ari bomba atomike, si indege, si ubwato, si telefone, ntabwo ari ibyogajuru, oya, ahubwo ubwenge buvugwa mwa kiriya gice kwari ukumenya ubuhanuzi. Benshi bazajarajara priziere lerilo, abasoma icyongereza ahandi bavuze ngo bazabukonsilita. Nuko ubucuku byagenze bite ko ndiko nicyo twari twiteze tutakibonye, ngo bazabucukumbura ubwenge bugwire. Ni rwo rugerero bari bashyizwe imbere, bendaga kumenya ubusobanuro nyabwo bw'ubuhanuzi. Noneho umurongo wa 9 ngo dore ngo haye bamwe mu sinagogi ya Satani bita abayuda nyamara atari bo, nzabatabaza bikwita imbere y'ibirenge byawe umenye ko nagukunze. Abazasoma intambara ikomeye ikigisho cya 21 barabisobanuye baravuga ngo igihe Mireri na bagenzi be babwirizaga ibyo kuza kwa Yesu bateguruza abantu urubanza kuri iriya tariki bamaze kwiga buri abahanuzi, ngo abapasiteri b'amadini atandukanye ngo barebaga iriya mibare n'imibarire ya Mireri ngo bagasanga nta makemwa. Icyo kora bagashidikanya bakavuga ati yego uri kubibara bikagwamo ariko hazaba ikintu ariko si icyo uvuga. Ngo mu kumupinga no kumurwanya ngo bose bararambararaga bakavuga bati oya ibyo barabyo birarenze nibyo. Nuko nabo basa n'abaciriye bugufi ibyo bavugaga nubwo imitima yabo itari ibyemeye. Noneho umurongo wa 10 niwo ntindaho cyane, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Nshaka gusobanura ijambo rivuze ngo igihe cyo kugerageza, igihe cyo kugerageza. Bana b'Imana, ubuhanuzi ni ikindi kintu. Buri Imana yemeye ko habaho igihe cyo kugerageza. Icyo gihe cyo kugerageza ni ikihe? Kamaze nkivuge mbone nsome. Iriya tariki bapanze mu 1844 ngo Yesu araza ntaze, nicyo gihe cyo kugerageza. Kandi subujiji bagize bataravuka, kuko nibi byarabaye ahagana mu 1840 akaba rero Mireri yari ari kubwiriza afite imbaraga kandi akomeje. Ariko iyi Bibiliya yanditswe cyangwa se aya magambo Yohana yahabwa ni mu ijana rya mbere, mu kinyejana cya mbere. Urumva ko Yohana yavuze ko hazabaho igihe cyo kugeragezwa na Mireri na sekuru bataraganya kuvuka na sekuruza. Ubwo rero nta ruhare babigizemo, ahubwo bagombaga gukandagira aho ubuhanuzi bwavuze bazakandagira. Hari harahanuwe ko hazabaho igihe cyo kugeragezwa. Ngo hasohora ubuhanuzi butatu ariko nshaka kubabwira bwagombaga gusohora. Hagombaga gusohora umugani w'abakobwa 10 muri iki gihe bari batangaje cyo kuza kwa Yesu. Batanu bari abanyabwenge, abandi batanu ari abapfu. Mu gicuku bose barasinzira, urusaku rwumvikanye barakanguka, abanyabwenge bakangukana amavuta, abapfu bakanguka bafite amatara ariko amavuta yarashize. Abizeye ubutumwa bwa Mireri bari abantu imbaga nyamwinshi, ibihumbi n'ibihumbi, barengaga 50,000. Ariko Yesu ataje iyo tariki irenze, hasigaye abatarenze 50. Mu 50,000 hasigara abatarenze 50. Nubuvuga ngo buri gihumbi cyahagararirwaga n'umuntu umwe. Urumva icyo ni igihe cyo kugeragezwa. Baramwaye abari bararetse imirimo bayisubiyemo, baramwaye abari bararetse imirima bayisubiye, baramwaye abari baratanze ibyabo ngo ni iby'isi baritahiye bongeye kubishakisha n'umwete, baramwara. Nicyo gihe cyo kugerageza. Reka nongere mvuge, hari abajya bavuga bati Mireri yarabeshye, abategereje barabeshye. Ni ijuru ryavuze ngo hazabaho igihe cyo kugerageza. Ngaho kubasoma igitabo cy'intambara ikomeye, kwari kugira ngo ibi bintu bibe hasohora ubundi buhanuzi ndababwira bwo muri Bibiliya. Intambara ikomeye ni urupapuro rwa 373, ndasoma icyongereza. Ni icyisho cya 20. God designed to prove his people. Muri uko kutaza kwa Yesu ku itariki bari bamutegerejeho, ni Imana yari igambiriye kugerageza ubwoko bwayo. His hand covered a mistake in the recording
of the prophetic periods. Ukuboko kw'Imana niko kwagiye gutwikira ikosa mu mibarire yabo ya gihanuzi. Ni ukuboko kw'Imana, sibo babikoze, ahubwo ni ukuboko kw'Imana kwaje kuratwikira ngo ako kantu be kukabona Imana ibishaka kandi bigambiriye. Ndongera mbisome mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze 235, Gifaransa, Icyongereza n'Ikinyarwanda, amapaje arahuye. I saw the people of God joyful in expectation, looking for their Lord. Nese ubwoko bw'Imana bwuzuye ibyishimo butegereje burindiriye umukiza wabwo. But God designed to prove them. Ariko Imana yagambiriye cyangwa se yari yarapanze kubagerageza. His hand covered a mistake in the recording of the prophetic periods. Ukuboko kwayo kubushake kwaragiye gutwikira ikosa mu mibarire yabo babari ibihe bya gihanuzi. Bamenye uwo mwaka n'itariki bayo, ariko ntibamenye ko arava hera ho mwijuru akajya hera cyane ho mwijuru, ahubwo bavuga ko araza ku isi ni ijuru ryemeye ngo bibe kumenya ibyo bintu. Noneho byari bimaze ikindi ki, hagombaga gusohora ubuhanuzi bwavuzwe Mirera ataravuka, na se na sekuru na sekuruza. Byahishuwe 10 Yohana yerekwa ibi niho byasohoreye. Yohana conshomera gatabo yavanye mu ntoki za marayika, ndahera ku murongo wa 9. Nuko nsanga marayika ndamubwira nti mpako gatabo. Aransubiza ati enda ugaconshomere, karagusharira mu nda ariko mu kanwa kawe karakuryohera nk'ubuki. Nenda ko gatabo ngakura mu ntoki za marayika, ndagaconshomera mu kanwa kanje, kandyohera nk'ubuki, ariko maze kukarya mu nda yanjye ndasharirirwa. Arambwira ati ukuri kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Ngaha bazi guhuza utuntu n'utundi, kurya gatabo kandi ukakarya kakuryoheye, kagera mu nda kakagusharirira. Kurya gatabo karyoshye ni ubutumwa bwa William Mirere na bagenzi babwiriza ibyo kuza kwa Yesu n'itariki bayishyizeho. Abantu n'ibihumbi bamanuka barari imisozi bagenda amajoro baririmba bihana batura ibyaha byabo baguwe neza. Nako gatabo kabaryohereye mu kanwa. Gusharira kageze mu nda niyo tariki igeze Yesu ataje bamwaye. Ubwo tuvuga imvugo yakumvikana bamwaye. Icyo bari biteze batakibonye, icyari kiryoshye mu kanwa noneho cyari kigeze mu nda kirasharira. Kuko ubutumwa bwa Mirere rero bwavugaga ngo abwira amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose n'ibijyango yose ngo mwubahe Imana muyihimbaze. Hano barongeye barabwiye ngo ukwiriye kongera guhanura. None bakimenya ngo Yesu yavuye ahera ajya ahera cyane, bategetswe kongera n'ubundi kubibwira indimi zose, amoko yose n'imiryango yose. Nguko uko byagendekeye abi Philadelphia. Reka duse n'abacumbikiye aha, ariko bamenye ko Yesu yagiye ahera cyane, bitegereje ibyaberaga hera bahereka ubuturo bwera bwo kwisi. Basanga harabaga isanduku y'isezerano mu gihe cya kera, irimo amategeko 10, habagamo inkoni ya Aroni yarabije uturabyo, habagamo gwabya kwa Manu, habagayo n'icyotero cy'imibavu. Ibyo byose barabigenzura barabyiga, bareba nayo mategeko, basanga ni 10, baranayagenzura basanga harimo n'isabato y'itegeko rya 4 abatuvuga batagiraga kuko batari barahawe umucyo wose icyarimwe. Nuko rega ngiye imbarutso yo kongera kwibuka isabato y'umunsi wa 7 muri rusange, ariko mwibuke ko nababwiye ko kuva isi yabaho kugeza igihe izaviraho ntigeze n'umunsi n'umwe ibura baruhuka isabato y'umunsi wa 7. Abo rero barabimenya muri rusange, biratangazwa nuko baba bategereje kandi mu munsi wa 7. Ubwo rero tuzigara Laodikiya ubutaha. Ngaho Imana nidufashe twese tumenye ubuhanuzi uko ibintu byagiye biragenda, ababyayobeye abagize ubutwari tubigane, abayihuye n'urucantege ariko bafite imitima itaryajya, Imana ikabatabara ikabahagarika heza. Twizere ko natwe ariko bizagenda kuri buri ntambwe Imana ibihari, nta kibita kizi. Ngaho nimureke twiga ubuhanuzi, nibwo bujya butubera isaha, nibwo bujya butubera inkomezi, tukamenya uko ibintu bihagaze. Imana itwungura ubumenyi, kandi aho duhabwa inshingano tujye tuzikora dukiranutse. Imana ibiduhera ubuntu nge namwe mu izina rya Yesu. Ngaho nkuko n'ubundi twatangiye dusenze, reka aho muri twiragize Imana dusenge.
ugize neza mugabo w'amahanga, wowe wakunze ko ibihe bikurikirana mu mateka y'isi ugashyiramo n'ay'abawe kugira ngo bijye biba icyigisho ku babakurikiye. Warakoze, habwa icyubahiro. Twize ubuhanuzi buri wese wumvise ibi, aho yayobeye, aho agira intege nke abyirinde, kandi abatubanjije bakaba intwari mu kwihangana, mu gukomera, mu gucukumbura, mu gusoma no gusenga, tugere ikirenge mu cyabo kugira ngo tuzakomere nkabo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nitugera mw'ijuru tuzabayo turirimba twishimiye gusiga ibibazo muri iyi si. Tuzaba twishimana n'uwaducunguye twese. Nitugera mw'ijuru tuzabayo turirimba twishimiye gusiga ibibazo muri iyi si. Tuzaba twishimana n'uwaducunguye twese. Kuko yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege, azabaye umunezero utagira impinduka. Urwo rurembo rwera rumurikiwe nayo, uhagarika umutima wibaza uko uzaba ejo. Ibizongera kubaho bizaba birangiye. Abatubanjirije bose batsinze intambara kubera ibyishimo byari byabashyizwe imbere. Kubwo kwizera kwabo batubereye urugero. Abatubanjirije bose batsinze intambara kubera ibyishimo byari byabashyizwe imbere. Kubwo kwizera kwabo batubereye urugero. Tuzajya gushima Imana kubw'imbabazi zayo, kuko yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege, azabaye umunezero utagira impinduka. Urwo rurembo rwera rumurikiwe nayo, uhagarika umutima wibaza uko uzaba ejo. Ibizongera kubaho bizaba birangiye. Hirya y'ubu buzima burimo ingorane nyinshi, hari ubundi buzima bwabikiwe abizera tuzahabwa na Yesu tugeze mu murwa wera. Hirya y'ubu buzima burimo
iki hari ubundi buzima bwabikiwe abizera tuzahabwa na Yesu tugeze mu murwa wera. Tuzajya gushima Imana kubw'imbabazi zayo, kuko yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege. Azabaye umunezero utagira impinduka, urwo rurembo rwera rumurikiwe nayo. Ubagari ku mutima wibaza uko uzaba ejo, ibizongera kubaho bizaba birangiye. Ubagari ku mutima wibaza uko uzaba ejo, ibizongera kubaho bizaba birangiye.